Nose ni ngombwa ngo umuhuruze isi yose ngize mu bukwe bwaje nitegeko se nagiye kumva numva ngo yaratwite ngo yahishije yamaze amezi angahe atarakora ubwo bukwe kindi tagaragaye ubu ngubu yarabyaye nimba arashatse afite inda yarabyaye ahubwo abanyamakuru harimo abantu noneho bakuze bagira umunwa bavuga pana we muzambene muzamvuga akabaye mujya imbere ya kamera mukamusebya mukavuga ngo ntashobotse ngo nagize iki ubu se nawe wenyine muri Rwanda urugo runanera noneho we w'umwana wejo murumva ari kumusabye aricyo kintu gikwiye uriya mugabo wa Vestina cyangwa Vestina ubwe biriya kuriya babanye nyine byari business ati bamwe Vestina yamwihomyeho ngo yashakaga amafaranga. Yes, reka twongere tubahe ikaze ibakunzi bamuzunga TV aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, abari mu iburasirazuba, bari iburengerazuba, abari amajyepfo, abari amajyaruguru, mwese aho muherereye hose n'abari rwota amasindi, ubwo ndavuga hanze y'igihugu, by'umwihariko kandi wowe wakanze subscribe nawe utarikandika mubwire ngo iki nicyo gihe ni nako kanya. Yes, uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ariko nimvuga ngo cyane mwumve ko ari cyane ukwasa namwe murabibona ni umuhinde. Berizo umeze neza? Meze neza cyane. Ndashima Imana. Wow, urakeye kabisa. Thank you. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa mwamwumvise yitwa Belize. Uyu munsi rero tugiye kuganira. Uyu ni umukinnyi w'amafilime akora ibintu byinshi bitandukanye by'umwihariko kuri social media. Belize twakwakiriye kuri Muzunga TV. Okay, murakoze abantu mukurikira Muzunga TV mbaye ikaze. Iyi channel niyo mugisha kuri mwebwe abaha ibintu byiza, show nziza cyane. Nyine mujye mukora subscribe, murebe ibiganiro mu birangize, munatere comment, nakiba bitwaye. Uyu munsi Belize turibanda kuri filime kubera ko ngewe nizo nkuzimo cyane, ubwo ni ibintu ukora. Mu rugendo rwawe rwa filime ni ikihe kintu cyakugoye byatari ukavuga ati ikintu kirangoye? Ikintu kigoye iyo umuntu akijya mu bintu bya filime bimisaba amafaranga menshi. Bra kujya muri filime ni ukuba ufite amafaranga, kuko filime zikinirwa ahantu hagiye hatandukanye. Basha no kuvuga ngo murajya gukinira mu ntara, bigasaba kuri bwitegere kandi mu by'ukuri nta tike bagwaye kuri byo gukinira, bigasaba kuri bwitegere. Rero ikintu cyangoye cyane ni kuba nta mafaranga nyine mfite. Burya filime nazo zisaba ibishoro. Bisaba kuba ufite amafaranga, kuko iyo utangiye gukina utarazamuka bisaba ngo witegere ikintu cyose ugiye gukora ukishakire. Ubundi ntiryari wamenye ko ufite impano yo gukina filime? Kuko ndabibona ubikora neza cyane. Manza mu marori bajya batanga muri filime ndakeka na rori yakunanira nubwo yaba ari ukwica umuntu. Namuhitana. Wamuhitana cyane. Ntiryari wamenye ko ufite impano yo gukina filime? Gukina filime namenye ko mfite impano kera, kuko hari ahantu naririmbaga nyine ku rusengero tugakora utuntu tw'udutiyatire two gukina imbere y'abantu, tukadukora tukadukina nkabona ndabizi. Ariko nk'iya filimi ya Fabiola Amarira y'urukundo, iriya filimi naravuze ati mana icyama nkamera nk'ura mugore uriya mumama nyine Fabiola, naramubonye numva ndamukunze, numva ndamwishimiye. Hahandi nabaga nicaye n'ahantu nkakora ibyo yakoraga, ibyo narebye yakoze nkabikora. Ndavuga ati ibintu nanjye nabishobora, mbona ndabizi, mbona ndabibasha. None najya no gukora ikintu nkahita nekeza wa mugore nabonye nkagerageza kumwigana. Mbese muri make Fabiola ni role model wawe? Byatari. Ariko njye mbona munasa. Yego. Sinzi nimba ntarigeze bikugura ariko mbona musape murasa cyane. Abantu benshi barabimbwira, ntago ari wenyine ibyo narabihaza, abantu benshi pe. Benshi barabimbwira, ari naho njya gukina akambwa ngo urasa na Fabiola, ari naho duhura bakambwa ngo urasa na Fabiola. Narabimenyereye nyine tu. Urumva ko nyine ntabwo ari njye ubivuze njye nyine, hari abandi benshi. Ni benshi pe. Kandi burango iritavuze umuntu umwe ajya babyita bavuga gute? Iritavuze umuntu umwe. Ibyo ntago mbyibuka. Ko nzi ko roho umuntu uzi ibintu by'imigani. Ngiritavuzwe umwe harya bagira ngo iki? Ubwo ko nagaciyemo. Yego. Yes, hanyuma Belize muri iyi minsi
tube tuvuye kuri story ya filime. Muri iyi minsi itambutse hari inkuru imaze iminsi icicikana kuri Vestina. Iriya nkuru ndakeka yakugezeho cyangwa se byakugezeho. Ukibibona wabibonye uti? Cyane nyibibona nagize ngo wenda Vestina barimo kumubeshya. Nagize ngo nyine niba abanyamakuru bashaka views barimo gushaka kugira ngo babone views noneho basebye undi mwana. Nje naje kubyemera ko mbonye Irene yakoze ikiganiro ni Cita. Ndakeka ari Cita umwe wirabura ni yitwa nde? Ni Cita. Nabonye bakoze ikiganiro ndagitangira ndenda nyisoza. Irene avuga ko ari Vestina wabyanditse koko katameranye neza n'umugabo. Navuga mama koko kuki bigenze gutya Vestina ari umuntu ugukorera kuki bimugendekeye gutya kandi ari umuntu wakuririmbiye umuntu kubaha kuki bigenze gutya. Abantu benshi bagiye bagaruka kuri iriya nkuru ye. Benshi bakanamushinyagurira. Harimo abavuga ati yego twari tubizi ujya gushaka twari twarabibonye ati bisa nkaho ari business mwari murimo. Ubwo ibyo ngibyo haraho bizaba bitaniye n'ukuri. Ndakeka ntago biri guhura n'ukuri. Kubera yuko Vestina agiye gushaka umugabo abibona neza ko umugabo nyine amugwiriye. Imyaka y'ubukure yarayujuje. Nta muntu wamuhatiye kujya gushaka umugabo. Nekereza ko yamukunze ahubwo ibyamubayeho nabandi byababaho. Gusa nta muntu washakanye n'undi ari abakene n'amafaranga bafite bagatandukana. Ahubwo ari bumva ko ari business. Ahubwo hari n'ababanye ari abakene yewe nta kintu kurya ari ingutu ariko bakaba babanye neza cyane rwose. Nyine umuntu atandukana n'undi kuko nyine byagombaga kugenda gutyo. Ariko abanyamakuru n'abagome n'abana babi cyane. Baramwihaye nkajya kumva ngo yakuyemo inda ngo kuri seti ngo yaguye ngo ari kuririmba. Ese ubwo nicyo kintu mwakabaye mumubwira koko nk'abanyarwanda nyine nk'abantu mukwiye kumuha inama nzima. Mwakaye mugiye imbere ya kamera mukamusebya koko. Nkamwe baba mama bakuru, abapapa bakuru bazi mbese uko biba bimeze mu bungu. Mwakabaye mugiye imbere ya kamera mukamusebya. Mukavuga ngo ntashobotse ngo nagize iki. Ubusa nawe wenyine muri Rwanda urugo runanera. None wowe w'umwana wejo murumva ari kumusebya ari cyo kintu gikwiye. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Akora ubukwe bwa mbere bwo mu murenge bari babanje kubihisha. Niyo mpamvu abantu benshi bavuze ati n'ubundi twe twarabivuze yuko bizari business. Ubwa mbere mwabanje kubihisha, ubwa kabiri mubona byagaragaye mubona kubishyira live abantu barabibona. Ubwo rero iki kintu bagishingiraho bakavuga yuko buriya nyine uriya mugabo wa Vestina cyangwa Vestina ubwe biriya kuriya babanye nyine byari business. Ati bamwe Vestina yamwihomyeho ngo yashakaga amafaranga. Ngiye sinareka kubivuga n'ibyo numva. Yego. N'umugabo we ngo yarafite ibindi bintu nyine ngo ibintu byinshi nyine bafite ibintu nk'ibyo tu. Nose reka mbabaza. Mbere yuko bitereka imbere ya kamera cyangwa abantu bose bavuga ngo Vestina ngo ahishe ubukwe bwo mu murenge ngo yihomye ku mugabo. Ubundi ajya kuhisha ubwo bukwe bwo mu murenge ubukwe subwe. Hari umuryango wigeze uzi imbere ya kamera akavuga ngo Vestina yamishe ubukwe kandi ndi wo mu muryango we. Abo bandi bo ku ruhande baturutse Ikantarange baza kuvuga ngo bahishe ubukwe. Ubundi yarababwiraga ngo mu mutwerere ko yari yifitiye igishoro cye. Yarindaga kubatumira ngo muze mu marike mu bukwe bwe. Nturi nyina, nturi se wawe, nturi nyirasenge, nturi nyirarume. Wazaga gukora iki mu bukwe bwa Vestina? Nimba ubundi se ari gutumira igihugu cyose, isi yose akayituma ngo muze mu bukwe bwanyu. Umuvashe siki. Sukuza mukarya mukonywa mwarangiza mukajya guseka. Hari ikindi muba mushaka mu bukwe bw'abantu. Yaramaze kubibahisha. Wow, birumvikana cyane unabigarutseho n'uburakari bwinshi. Ndikubona bizana ko manza byarana kubabaye. Akuzi kumva umuntu ngo nagwa gutumiye mu bukwe ko gutumira asa n'itegeko. Ahubwo usanga nabo ngabo bivuga ati ntiyadutumiye ngo yarabishe byagenze ute. N'ubundi niba abantu bari aho ngaho kuko ntiyari no kubatwiriza ngo banamutwerere. Sibyo rata. Babashaka views. Ni views. Ariko nyine nanjye ngarutse inyuma gatoya urumva Vestina no mustari twamumenye ari nyine ari umuririmbyi wo muri gospel mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana aramenyekana cyane. Urumva ibintu nk'ibyo by'ubuko iyo bibaye abantu bose isi yose bigomba kubimenya kuko nose ni gute ubundi we nanjye mugarukeho. Yashatse guhisha ubukwe bwo mu murenge ngira ngo urabizi. Byamenyekanye nyuma abantu bavuga ati Vestina yashatse ngo abandi bakabihakana. Byumvikane ko yari yabanje kubihisha. Ni yihe mpamvu yashatse guhisha ubukwe? Ako subundi
ubundi urajya gutumira abantu bose ngo bazamare iki? Ubu ntabwo umuntu yafata njyewe nkanjye Berize mfite sheri turashaka gukora ubukwe, ntabwo nafata umugabo wanjye ngo mpamagare papa marume shangazi baze bajye kunsinyira wenda n'inshuti zanjye ebyiri. Nose ni ngombwa ngo umuhuruze isi yose ngo ize mu bukwe bwanjye? Ni itegeko se? Nagiye kumva numva ngo yaratwite ngo yahishimye, yamaze amezi angahe atarakora ubwo bukwe, kindi itagaragaye. Ubu ngubu yarabyaye, nimba arashatse afite inda yarabyaye. Ahubwo abanyamakuru harimo abantu noneho bakuze bagira umunwa bavuga, mana we muzambe muzamvuga kuko numvuga ni wowe ugezweho ahubwo numvuga ntago nzaceceka, nanjye nzakuvuga uzibeshye. uriya mwana w'umukobwa rero abantu benshi bamugarutse, ahubwo buriya agira n'umutima ukomeye pe. Ni ukuri hari umuntu arega arasenga. Ibaze kubona, reka tuvuge igihugu cyonyine mu Rwanda, reba abantu ukuntu bangana. Bya kuri YouTube reba inkuru zamuvuzeho, kandi buri muntu wese azavuga ibye pe, buri muntu wese azavuga ibye. Urumva Vestina atagira umutima ukomeye? Urumva atasa? Vestina arihangana ariko afite n'Imana imurengera. Nukuri afite Imana imurengera pe, kuko bitewe n'ibintu bari kumuvugaho, ibintu biri hanze aha muri imihanda, uza muvuga neza uza muvuga nabi, harabona umva ngo nabakozi be. Mana numva inkuru nyinshi zitandukanye kuri we pe. Afite umutima ukomeye, afite Imana imurengera. Bura Vestina aranasenga pe, kuko umuntu watinyutse akaza akavuga ati ngiye byanze urugo rwananiriye, ntaze kuri kamera ngo yiyoberanye avuga ko urugo rwe rumeze neza kandi urugo rwaramunaniye. Ni intwari, kuko hanze hari abasitari b'abamama cyangwa b'abagabo urugo rwananiye banga kuza kubishyira hanze kugira ngo batabavuga. Vesti uri intwari kabisa cyane, ni intwari pe. Umuntu uza akavuga ati urugo rwananiye abizi neza ko isi iri bumwote, ni intwari. Ntago benshi babikora, baraceceka bagapfira muri roho, kandi mu by'ukuri urugo rwaranze bakavuga ati mpishe abantu batamvuga. Vesti Imana iguha umugisha, nubwo byanze ariko waragerageje. Amin. Hanyuma se uvuze ku kantu k'umukozi, yego mpita nkibuka bira ntabwo byari ibyanyabyo. Nje nose mbona abantu benshi baza bavuga ngo ndumukozi wa Vestina akoresha abakozi bangahe? Ngewe nabonye n'umwe, nje maze kubona bane. Yakoresha abakozi bane se? Baza bavuga nyine abantu benshi bavuga ibitandukanye, ariko icy'ingenzi nuko Vestina yavuze ukuri kuri ku mutima, ntaje guhisha abantu cyangwa ngo agende abeshye abantu ko urugo rumeze neza kandi byarata. Icyanzura he barata, nta mpamvu yo kwitwa n'agahimba. Ariko yarasenye. Yarasenye? Ebra no gusenya. Yarasenye. Usubu niwe muntu wa mbere wabusenye we. Hakuzi kano nagara umuntu wa mbere wabusenye. Mana ari abagore bakuru bashaje barasenye byaranze. Ese ndajya kwicwa n'umuruho kubera iki? Arajya kwicwa n'agahinda n'impimbi itazarindishira kubera iki? Ariko ako kantu niko bitewe nuko n'ubundi nimba wenda urugo rutaramuhiriye, yarahweriye n'ibibazo iwe mu rugo rwe rikandwiturwe, nta mpamvu yo kujya kwihoma ku mugabo, kuko Vestina aracyari muto. Ni muto, yanakongera agashaka. Ajya buri muntu wasezeranye ntabwo yongera gushaka ngo bikunde. Adashaka se bazamuha divorce, ateretwe yongera ateretwe bundi bushya. Noneho akantu kankomye kagatuma mbona ko n'ubundi bya bintu nyine umuntu atabishira amakenga. Bagitandukana ngo Vestina yaraperereje ngo asanga uriya mugabo we Idrissa ngo imitungo ngo yayanditse kuri nyina, ngo byose nyine ibyo afite byose yabishyize kuri nyina. Yigose unose ubwo urumva atarimo akantu. None se kuki uriya ngo ni Idrissa ajya gufata ibintu by'inyine imitungo y'ibiki byose akabishyira kuri nyina nabyandikeho, kandi ngo yabikoze mbere gato yuko bakora ubukwe? Urumva atarimo akantu? Nyine akantu karimo, kuko niba yarizeraga Vestina by'ukuri ntabwo yarakaba yarafashe imitungo yose ngo yandike kuri mama we. Buriya yashatse kugira ngo niba natandukana atazagira ikintu Vestina cyura, ariko Vestina ni umukobwa w'umunyarwanda, azakora azagera kuri byinshi. Ibyo ngibyo by'umutungo nekeza ko Vestina atebye ashaka ni umuntu ukorera Imana. Imana izamuha n'ibindi byo yabuze byose byatakaje, Imana izamuha ibindi kabisa. Kandi buriya ngo nta nubwo umunezero cyangwa ibyishimo byinshi ntabwo ngo bituruka mu bintu, ntabwo bituruka mu bintu kabisa cyane. ngira ngo byumvikanye. Dusoza ni ubuhe butumwa wagenera Vestina? Vestina ikintu nabanza kumubwira, genda mushimira kuko ni intwari pe.
umuntu watinyutse akavuga ati ngiye byanze nta gihe kinini gishize nuko yabonaga ko byanze nyine ntabwo yigeze yifata ngo reka nibombarike mbese abantu ko urugo rwanjye rumeze neza kandi utameze neza. Vesti uri intwari icyanzu uraheba ntabwo ari wa mbere nta nubwo uri uwa nyuma nta nubwo ni benshi pe abandi bazashaka ingo zange ihangane nakundi bibaho nyine n'undi wese byamubaho. Muri make Vestina ahari reka tububwire ngo wihangane kandi na n'igikuba cyacitse ntacyo ntabwo yaciye nk'amabere ntacyo aho uri wumve ko nibisanzwe nyereka mbyita bisanzwe kuko ubuzima burakomeza ntabwo wapfuye ntabwo wacitse ukuboko ahubwo twavuga ngo watekereje neza kuba waravuye nimba kuko ibyo ngiye numva ari ibyanyabyo buriya ngo umuntu ukubitwa simbizi nimba ari byo ariko nyine byaravuzwe kandi nyine byavuzwe si twe twabivuze. Oya abantu baranabeshya bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Vestina nimba ataraje avuga ati wenda twapfuye iki ariko nane mpamvu yo kuzavuga ngo bapfuye iki nta mpamvu. Vestina nimba byanze mureke aca inzira ze nawe uca izawe ibindi nibishaka nyine byaravuzwe ngo yarakubitwaga byonyine nimba yarakubitwaga ari ibyanyabyo reka tubivuge gutyo akaba yaravuyeyo adafite imvune adafite igikomere twavuga ko yatekereje neza kubera ko ubwo nimba yarakubitwaga icyari gishigaje ni ukuvayo ari ikimuga. Berizi reka tugushimire wakoze cyane reka tubashimire namwe mwari mukurikiye iki kiganiro naho ubutaha.